Muraho neza. Ese wari uzi ko mu Rwanda hari abantu bari kwinjiza amafaranga menshi buri munsi ariko ntibabivuge? Abenshi batekereza ko bisaba miliyoni nyinshi, ariko ukuri nuko hari business ushobora gutangira uyu munsi zikakuryohereza ubuzima. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe business 10 ziri kunguka cyane mu Rwanda muri iyi minsi, izo ubona ndetse n'izo utabona. Hari izo mu by'ukuri unabona ariko ntubashe gusobanukirwa ko zinjiza menshi bitewe nuko abayinjiza birinda kuzikurangira no kuzikubwira kugira ngo utaba wanazinjiramo ukaba wabatwara isoko. Rimwe na rimwe mukaba mwanahura akakubwira ko nta kintu yinjiza, ariko mu by'ukuri amafaranga afatika arimo. Nyemerera zose tuzinyuremo. Tugiye guhera kuri business ya 10, turaza gusoreza kuri business ya mbere ihiga izindi ushobora gutangira n'amafaranga make kandi ikakubyarira umusaruro. Ku mwanya wa 10 turasanga business ikomeye cyane, ni business y'ubucuruzi bw'imyenda yambawe, icyo nakwita second hand cyangwa se icyo abenshi mwita caguwa. Burya guhitamo imyenda myiza iyo ubona ko abantu bashobora kongera gukenera, ukaba wayikorera isuku yihariye ukayigurisha ku giciro cyisumbuyeho, ibi ngibi bitanga umusaruro cyane. Ibi ni byo mu Rwanda hirya no hino bari gukora. Uragenda ugasanga umuntu afite imyenda yavanye ahantu runaka, yavuganye n'ababosi bangaye bambaye imyenda, bakabona ko batakiyikeneye, bakayimuhereza bityo akayisukura akabaha make, akongera akayigurisha ku mafaranga menshi. Ibi ngibi rwose abantu bari kubikora bakabivanamo amafaranga menshi. Gusa tukiri aha ngaha, ubu bucuruzi bw'imyenda yambawe hari ababukora nabo ugasanga ntibishyura imisoro, ntibagira ahantu bakorera hazwi. Ibi ngibi ugomba kubigenderaho. Mu by'ukuri wowe ugahita ushaka ahandi hantu wakorera heza kandi hizewe, umuntu wese akaba yavuga ati niba nshaka umwenda wa makeya kandi usa neza, mu by'ukuri ndajya kubariza hariya. Icyo gihe bigufasha kuba utakwiteranya na leta ndetse ukaba wanatanga imisoro nk'uko byagenwe. Kandi gutanga imisoro ntabwo bikubuza kugera ku iterambere ryawe, ahubwo mu by'ukuri bikugeza ku iterambere ryawe ndetse n'igihugu muri rusange kikabona ibikorwa remezo n'iterambere rikabasha kugerwaho. Umwanya wa 9 hari business naho mu by'ukuri ikomeye cyane abantu bakomeje kugenda bakora bakibikaho amafaranga. Ni business ijyanye no gukora amavideo yamamaza cyangwa se gukora amavideo asanzwe bakinjiriza ku mbuga nkoranyambaga. Reka nkubwire ko ikizwe nka content creation cyangwa se guhanga udushya abinyuze mu mavideo bigufasha abantu benshi binyuze mu kwamamariza ibigo bito ndetse n'ibinini kumenyekanisha ibyo bikora binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Byumvikana yuko niba umuntu aguhaye ikiraka cyo kwamamaza araguhereza amafaranga, uyu naguha ikindi kiraka cyo kwamamaza araguhereza amafaranga. Ibi nabyo bitunze abantu benshi, usibye ko n'imbuga nkoranyambaga zaba YouTube, zaba TikTok, zaba Facebook, niba ukoresha urwo rubuga hari n'amafaranga ugenerwa n'iyo platform cyangwa se urwo rubuga mu gihe watangiye kuzuza ibisabwa kugira ngo ube wahembwa. Ku mwanya wa 8 naho hari indi business ikomeye cyane, ni business ijyanye n'ubwikorezi bw'ibiryo cyangwa se kugemura ibiryo, ibyo mu cyongereza bita food delivery. Iyi ni business ijyanye no gutegura ibiryo bifite isuku, ukaba mu by'ukuri wabishyira abantu bari mu biro cyangwa se mu ngo. Hari abantu baba bari mu ngo ariko badafite umwanya uhagije wo guteka bitewe n'akazi gatandukanye birirwamo. Hari abantu baba bari mu biro birirwa mu kazi ntibabone umwanya wo guteka. Abangaba baba bakeneye amafunguro ameze neza kandi ari buze kubagereraho igihe cya nyacyo. Mu gihe rero warebye kure ugahitamo gukora iyi business, uzunguka cyane, amafaranga uzayigwizaho, kuko mu mujyi wa Kigali ndetse no mu yindi mijyi batangiye kugenda babikora hirya no hino mu gihugu. Ibi biri gutanga amafaranga. Ikindi kintu nanone ushobora kuba wakora kiza no ku mwanya wa 7 muri business ziri kwinjiza amafaranga menshi mu gihugu, ni uburezi ndetse n'amahugurwa, ikizwe nka online courses, kwigisha ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibi ngibi bikorwa gute rero? Burya kwigisha abandi ubumenyi ufite, urugero nk'icyongereza, gukora amashusho se cyangwa se imyitozo ngororamubiri ukoresheje internet. Ibi ngibi nibyo abantu bari gukoresha mu by'ukuri bakibikaho amafaranga. Hari icyo uzi wasangiza mugenzi wawe. Birashoboka yuko uvuga ngo nta n'icyo nzi ariko wakiguka gisangiza mugenzi wawe. Ubu ngubu ubumenyi bwose burahari ku mbuga nkoranyambaga, ntacyo washaka kwiga ngo ukibure. Bityo rero iyo ubashije gufata iya mbere ukiga icyo kintu ukaba ukizi neza, nawe abandi barakuyoboka ukakibigisha. Ushobora kubigishiriza mu buryo bwa online cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga
cyangwa ugashyiraho ahantu ukorera, bityo abantu bakajya bakugana bakishyura ukwezi, bakwishyura amezi abiri bitewe n'igihe wifuza ko bishyura. Icyo gihe niwe uba uri umubosi, niwe ubagenera igihe bagomba kuzira, kandi rwose barakumva cyane. Ahangaha bakakwishyura amafaranga ukoresheje bwa bumenyi bwawe kandi bitakugoye. Business iza ku mwanya wa gatandatu nayo iri mu zishyura menshi ni ibijyanye n'ubuzima n'ubwiza, iyo nakwita wellness and CPA. Ni ukuvuga ngo burya ibintu bijyanye no gusiga inzara, gukora massage cyangwa se kuryoshya imisatsi, kogosha, ibi ngibi rwose biri kubica bigacika mu mujyi wa Kigali ndetse no hirya no hino mu gihugu. Ubu ngubu abanyarwanda bamaze kugera ku rwego rwo kwitaho cyane ku buryo ikintu cy'ubwiza bagiha agaciro. Niyo mpamvu rero niba uri umwe mu batanga izo serivisi, nta kabuza amafaranga ukomeza kuyayora. Niyo mpamvu babimenye imbere bakabiyoboka, ubu ngubu bari kwigwizaho amafaranga menshi. Reka twigire ku mwanya wa gatanu, naho nkubwire business iri kubica bigacika mu Rwanda. Iyi business ni ubucuruzi bwa mobile money ndetse n'Irembo, ntibagiwe na Airtel Money. Ni ukuvuga ngo nubwo abantu benshi bagiye babibona bakavuga bati iterambere ryagiye riza, harimo byinshi umuntu abasha kuba yakwigeraho, ariko hari abagikeneye izi serivisi. Ni ukuvuga ngo nubwo byanditswe na benshi, serivisi z'imari mu gihugu ziracyari ishingiro rya bose muri quartier. Birababaje kuba wagera muri quartier ugasanga nta mu agent urimo, ukaba wakenera amafaranga ukayabura, ukaba wakenera gukora igikorwa runaka kuri mobile money cyangwa Airtel Money ukaba wakibura, ukaba wakenera serivisi y'Irembo ukaba wayibura. Ibi ngibi rero birumvikana ko ababashije kuba ababikora bagenda batanga ubuhamya butandukanye ko batangiye kugenda babisangamo amafaranga menshi ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu nawe nagushishikariza kuba wabikora mu gihe ubona icyo gitekerezo cyagufasha neza. Ku mwanya wa kane haraza business nayo ikomeye, nakwita ko ari e-commerce cyangwa se kugurishiriza kuri internet. Ahangaha ni ukuvuga ngo ushobora gufungura urubuga runaka cyangwa se page ugacururizaho ibintu utiriwe ukodesha iduka ry'umuntu. Ni ukuvuga ngo hari abantu ugenda ugasanga baribaza, ese ko nshaka gukora iyi business nzakorera hehe, nzacururiza hehe, inzu zirahenze, kuzikodesha birahenze, kuyiyubakira birahenze. Ariko reka nkubwire ko ubu ngubu ushobora gufungura urubuga kuri internet, bityo ugashyiraho ibicuruzwa byawe, ugashyiraho n'ibiciro, umuntu akageza agasacinga akakwishyura amafaranga kuri telefone yawe gusa, utavunitse, udahangayitse ngo ubu kode nzabwishyuramo iki, nzahaba hari ahantu gute ndi kwishyura ikode. Ibi byose nabyo birumvikana ko ni byiza cyane, kandi kugurishiriza kuri internet binaguhereza abakiriya benshi kuruta uko wacuruza bisanzwe. Birumvikana ko rero iki ni igitekerezo cy'inyamibwa abenshi ndizera yuko mwakiyoboka kuko bamaze kukigeramo bitangira ubuhamya. Reka tujye ku mwanya wa gatatu, naho hari indi business ikomeye cyane. Izi ni business ndi kuvuga ntashaka kuza gutindamo cyane kugira ngo video itaza kuba ndende, ariko kandi ndashaka yuko zose muzumva. Ku mwanya wa gatatu hari business ijyanye na real estate, ibijyanye n'ubukode ndetse n'ubucuruzi bw'ubutaka, ibibanza, amazu n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo gufasha abantu kuba babona amazu cyangwa se ibibanza. Iki ni ikintu kiri gucuruza cyane mu mujyi wa Kigali. Hari ukuba wowe waba ubifite ukabigurisha, hari ukuba ushobora kubirangira abantu hirya no hino babikeneye, icyo gihe bakakwishyura amafaranga. Ahangaha reka nkubwire ko umukomisiyoneri w'umunyamwuga ari gukorera amafaranga utabasha. Ubwo birumvikana ko nyiri igikorwa, nyiri inyubako, nyiri umutungo we biba biri ku rundi rwego. Business iza ku mwanya wa kabiri ni business ijyanye no kuzana ibicuruzwa biturutse hanze. Byumvikana ko ibitari mu Rwanda abantu baba babikeneye, umuntu bibazanira mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ahangaha gukora ibintu bito ariko bifite agaciro mu Bushinwa, za Turukiya cyangwa se za Dubai ukabigurishiriza mu Rwanda, ni ibintu abantu benshi bari kugenda bakora bikabahereza amafaranga. Nawe ushobora kwegera uwabikoze cyangwa se ukatubaza n'uburyo wabikora, tukazagukorera video ibigusobanurira, bityo nawe ugatangira ukabona umwuga wo gukora kandi ukabikora neza cyane. Ku mwanya wa mbere hari business ikomeye cyane ngira ngo nanasorezeho, ni business nziza ibereye buri wese, yunguka amafaranga menshi, wakora mu gihe gito ugatangira akwinjiza amafaranga, wakorera hirya no hino hose mu gihugu, bitewe n'uko ni business ibyo ukenera byose biroroshye kandi bibasha kuboneka. Gusa niba ari ubwa mbere wankurikiye, banza ukande like, ukande subscribe, ubundi ufungure n'inzogera, nanjye ngaruke nkubwira iyo business ya mbere. Ese wowe uratekereza ari iyihe? Ni amasegonda abiri ugatanga igitekerezo cyawe ukambwira uti njye nkurikije izo wavuze zose ndumva ingi ariyo yabiri ku mwanya wa mbere.
Business rero iri ku mwanya wa mbere ntatinze cyangwa se ngo nkunyuze hirya no hino ni business ijyanye n'ubuhinzi bwa kijyambere ikizwi nka greenhouse farming. Burya guhinga imboga nka poivro, inyanya cyangwa se amashaza mu buryo bwa kijyambere rwose ibi ni ibintu byiza biri no gutanga isoko hirya no hino, haba mu masuperimarishe, haba mu mahoteli. Abantu bakeneye izi mboga mu ngo. Abantu bamaze kwisobanukirwa ntabwo yarya ibiryo bitagira poivro, ntiyarya ibiryo bitagira urunyanya, ntiyarya ibiryo bitagira amashaza. Birumvikana ko ibi ni ibihingwa ndetse ni bimwe mu bikenewe cyane ku isoko ry'umurimo, niyo mpamvu biri kwinjiza amafaranga menshi. Isoko rirahari rero uyu munsi mu masoko atandukanye no mu mahoteli, niyo mpamvu nakugira inama yo kuba watangira gukora ubu buhinzi bwa greenhouse farming, ubuhinzi bwa kijyambere, kuko bugufasha kuba wabona umusaruro munini kandi ni ku buso butoya, bityo bikaguhereza amafaranga menshi. Ndagushimiye ko wakomeje kunkurikira. Cyari ikiganiro by'umwihariko kibanda kuri business 10 zikomeye cyane mu Rwanda ziri gutanga akayabo k'amafaranga nawe watangiriraho uyu munsi ukaba watangira kwinjiza amafaranga.